Reka mbasuze kandi mbifuza ibihe byiza mwe mubashe gukurikira Wakana Daily Official, reka tuvuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubahaye ikaze. Ndagira ngo tubanze dusubire inyuma ho gatoya, dusubire inyuma ho inyuma y'imyaka cyangwa se mu mwaka wa 2013 ibi byose muri kubona cyangwa se iyi nkuru yagiye trending umunsi wa none kuri Vestina, ubwo yatangazaga ko yababajwe nyine mu rukundo, ahemukiwe n'urukundo nyine rwe yakunze ariwe Idrissa, aho nyine inkuru zagiye zivuga ko bamaze gushwana kuri ubu ngubu nyine bamaze gutandukana. Ibi muri 2013 uko bimeze ubu ni nako nyine byagenze kuri Vestina. Ibi muri 2013 byabaye kuri Aline Gahongayire. Aline Gahongayire rero ukuntu byagenze yari muri 2013 ku itariki ya mbere Nzeri nibwo nyine yari yasabye anakwa nyine n'uwitwa Gahema Gabriel yahoze ari umugabo we, ariko hagiye hazamo nyine umubano, dore ko bakoze ubukwe nyine hagenda hazamo ibibazo bimwe na bimwe nk'ibintu nyine bibera mu ngo, abenshi ntabwo tugenda tubimenya bitewe nyine n'uburyo aba ari ibibazo by'abashakanye, hari ibyo nyine tutamenya cyangwa se nyine ibyo badashaka gushyira ku karubanda. Ibi rero nibyo byagiye nyine biba hagati y'umubano wa Aline Gahongayire ndetse na Gahema Gabriel, bakaba rero baraje gushwana nyuma yaho umwana bari barutse muri 2014 yari yitabye Imana nyine, ariko anga murumva nyine nta gihe kinini cyari gishize nibwo uyu Aline Gahongayire iby'urukubakurwa nyine byaje kuzamo kidobya nyine yindi, ndetse ni n'umugabo waje gufata icyemezo ahita kimutura hejuru amubwira ko nyine bagomba gutandukana bagasaba gatanya. Gusa ahangaha ntago ariho byabereye urujijo cyangwa se ngo bibe bisa n'ibingibi turi kubona kuri Vestina, ahubwo uyu Aline Gahongayire yahise afata icyemezo cyo kwiterekeza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga yahise ajya hanze nyine muri Amerika, by'umwihariko nyine hari nawe muri Canada, dore ko ari naho Vestina kuri ubu ngubu ari, ni naho nyine yahise ko ahereza nyine itangazamakuru ababwira ko nyine kuri ubu ngubu yamaze kuva muri relationship cyangwa se nyine yamaze gutandukana n'umugabo we, dore ko nyine uyu Vestina nawe ariko byagenze. Ibi yabyanditse nyine atakiri kubarizwa hariya nyine mu Rwanda, nyine ari kubarizwa hariya muri Canada, ariho nyine yanditse ko nyine yamaze nyine gutandukana nyine na Idrissa, dore ko atari amakuru yashimishije abakunzi ba Vestina Dorcas, ntabwo yigeze abashimisha abe na gato cyane, dore ko ari inkuru yagiye igarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibitangazamakuru nyine bikorera no mu Rwanda, haba ibinyamakuru bikomeye ndetse n'abikorera ku giti cyabo bagiye bayigarukaho. Iyi nkuru ni inkuru nawe ushobora kuba yagushenguye rero kumva ko Vestina ubukwe yakoze bw'agatangaza, dore ko ari n'ubukwe bwaje mu bukwe bwa mbere buhenze mu Rwanda. Ubukwe bwe bwaje mu bukwe bwa mbere buhenze mu Rwanda, dore ko nyine byagiye bibaza abantu benshi bagiye batandukanye. Aha rero yari muri 2013 ubwo nyine uyu Aline Gahongayire nawe nyine yarushingaga nyine na Gabriel, gusa nawe rero byaje nyine kuzamo kidobya nyine nk'iyo turi kubona kuri Vestina. Ni ibintu rwose bitabishimishije ku baramyi. Uyu rero Aline Gahongayire muramuzi, mwamumenye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko nawe nyine ari umuramyi utarabashije nyine guhirwa nawe nyine n'urugo, nk'uko turi kubibona rero kuri Vestina, dore ko yahise ko afata icyemezo aravuga ati gushaka uko bisa kose n'inyuma nyine nyine yagiye bitangaza mu mwaka avuga ati uko bisa kose n'inyuma y'igihe nzabanza niyakire, ari nabyo nyine byari bikubiye nyine mu itangazo rya Vestina. Nawe yagarutse avuga ati ibi byaranyigishije kandi umugabo uzaza mu buzima bwanjye bundi nuko nzabanza kuba naramwize, aho nyine yarashaka kwerekana ko Idrissa batakiri kumwe. Sinzi niba muri kumva icyo kintu, yari ari kwerekana ko nyine Idrissa batakiri kumwe, ahubwo ko nyine undi uzaza mu buzima bwe nyine azabanza kuba yaramwize. Ibi nabyo rero bikaba byaragiye bipostingwa nyine na Aline Gahongayire, abantu rero bakibaza bati ese koko n'Imana yabirimo ikora bitangaza kugira ngo ihishurire abantu ko habaho nyine ibihe byiza ndetse n'ibibi, dore ko
ishobora kuba iri no gutanga amasomo kuri bamwe. Ishobora kuba iri gutanga amasomo kuri bamwe nyine nta wapfa kuhita ko abyerura nyine ngo apfe kuhita bihamya. Ni nako nyine Vestine agarutse avuga ati uko bisa kose namaze kwiga kandi ibyo nize nyine birahagije rwose, nta kabuza sinkeneye kongera kuzababazwa cyangwa se kuzakoreshwa n'undi mugabo. Aya ni amagambo rero Narine Gahongayire yiyandikiye ubwe ari kubarizwa nyine ari muri Canada. Nanone bikaba biri the same as na Vestina. Ibi bintu bakibaza ati se bimeze bite, ni iki cyihishe muri gospel nyarwanda kiba ku bana bari kuzamuka iyo bashatse gushinga urugo? Bigenda bite? Dore ko n'ejo bundi hagiye havuga inkuru ya Annette Gafaranga nyine ndetse na Bishop nawe akaba atari inkuru nyine itaranejeje aba bakunda nyine gospel muri rusange. Benshi rero bakagenda bavuga ati gospel ntago tubizi rwose, muri gospel biragoye, ahubwo icyaba cyiza nuko nyine abashakana nyine baba bose bahuje umwuga, birumvikana bose babarizwa muri gospel. Nk'itsinda nyine wenda dufashe nk'urugero Papi Clever ndetse na Dorcas cyangwa se James na Daniel baranabaramyi rwose, utajya wumva ibijyanye n'umubano wabo ukomwa mu nkokora, dore ko nyine bose baririmba nyine gospel. Benshi rero bakagenda bagaruka kuri iki kintu bavuga ati uko bisa kose gospel bisaba guhuriza hamwe imbaraga, by'umwihariko nyine n'umufasha wawe kugira ngo mubashe kugira nyine icyo mugeraho. Murabyibuka iri tsinda James ndetse na Daniela nubwo turi kumojeho duheruka kubagarukaho nabo, murabyibuka ko twabagarutseho tuvuga ati ubu ntago bajya banyeganyezwa rwose n'ibibazo byo mu rugo. Ntabwo ibibazo byo mu rugo bijya bibanyeganyeza, dore ko niyo bigerageje kuza bahita ko biyambaza Imana ubundi bakayibereka. Ibi byose rero bigiye binatandukanye nyine n'ibyabaye kuri Vestina, aho kuri ubu ngubu buri wese ari kugenda atanga ibitekerezo bye nyine, no kuvuga buri wese ari kuvuga uko abyumva. Gusa nyine ukuri guhari nuko nyine Vestina we atakiri kumwe na Idrissa. Inkuru zacu rero zo nakagaruka icyo gusaba no gukandira like nk'ibisanzwe, ugakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano bye kugeraho 5 kuri 5. Nge nitwa Wakanda, ndabashimiye.